Muvandimwe mwene data, ikibazo dufite muri iyi minsi nuko abantu dufata ibibanzwa tukabigira ibiheruka, tugafata ibiheruka tukabigira ibibanza. Iyo umuntu ari mu maganya aba ari kure y'Imana, ariko iyo umuntu ari mu byiringiro, mu kwizera, haleluya, aba ari bugufi bw'Imana. Ndabasuhuje cyane mwese, kandi amahoro y'Imana nabane namwe, yaba ari mu Rwanda, yaba ndetse n'abari hanze, abo tukunda kwita diaspora bari hanze, turabasuhuje mwese. Uyu ni wa mwanya n'ubundi twabasezeranije w'ijambo ry'Imana, tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tuzajya tubana mu mwanya w'ubuhamya ndetse n'indirimbo, byose bivuga cyangwa se bigaruka gukomera kw'Imana, amaraso ya Kristo, bivuga ku mbabazi za Kristo. Imana iduhana umugisha. Hari hashize igihe kinini cyane tudaherukanye cyangwa se tutabana, kubera ko hari habaye ikibazo cya tekinike kuri chaîne ya YouTube yacu twabahaye n'ubundi twabagejejeho, yitwa nayo ministry. Haje kuba ikibazo kiri tekinike, hanyuma YouTube channel nka team ya YouTube channel baza gufunga uwo murongo twakoreshaga kuva umwaka ushize, barawufunga. Hanyuma rero twasanze nta mpamvu zo kugira ngo dukomeze duceceke, tureke gutanga ubutumwa bwiza cyangwa se tureke gutambutsa ijambo ry'Imana cyangwa ngo tureke umurimo w'Imana, ahubwo turawukomeje. Niyo mpamvu twafunguye undi murongo mushyashya. Mbere ya byose ndagushimira wowe wakoze subscribe, link na comment, watweretse ko dushyigikiye kandi wishimiye kuzajya ubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Ndagushimira wewe wabikoze kuri channel ya YouTube ya nayo ministry. Hanyuma kandi ngusaba kugira ngo wongere uyikore, kuko uyu murongo ni mushyashya, uze gukora subscribe, like na comment kuri channel nshyashya ya nayo ministry. Ni twagarutse, niho tugiye kujya tunyuza ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ubuhamya ndetse n'indirimbo. Imana iguha umugisha. Nizo mpamvu cyangwa se niyo mpamvu yabiteye, habaho gutinda no kutabagezaho inyigisho. Imana itugire neza kandi itwambika imbaraga. Ntaho wagiye n'ubu uracyahari, nanjye naho nagiye nanjye ndacyahari. Ndahari ngo dusangire icyo Imana impaye kugira ngo dusangire, ndahari kugira ngo tuganire, dusabane, twungurane ibitekerezo, duhemburane. Ufite n'ikibazo wambaza cyangwa se ukampamagara kuri nimero iri aho hasi. Imana iguha umugisha. Ukoresheje imbuga zitandukanye za social media, kuri Instagram ukandikaho MUHODALI Vedaste wambona, cyangwa se kuri page yacu ya Facebook wanditsemo nayo ministry watubona. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Hanyuma reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana duteguriye. Imana ibaha umugisha. Mana, turagushimiye, tunejejwe n'umwanya uduhaye. Nyemerera abari hirya no hino tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigira umumaro mu mitima yabo, kandi bakuremo ihumure n'imbaraga zibakomeza, zizabageza mu gihe cyiza. Iri jambo rigira aho ribavana naho ribageza. Urakoze ko mvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma reka twifashishe igitabo cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 6, turasoma n'umurongo wa 33. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 6, umurongo wa 33. Haravuze ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Reka nsubiremo, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi nkuzaniye intego y'ijambo ivuga ngo, kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba. Kora iby'Imana igushakaho ubone wagira iby'uyishakaho. Kora iby'Imana ikubaza nayo yubahirize iby'uyibaza izibikore. Kora iby'Imana uzuza inshingano zawe, Imana nayo iraza kuzuza inshingano zayo kuri wowe. Imana iduhana umugisha. Aha Yesu yarimo yigisha intumwa cyangwa se arimo abahugura, abaha inyigisho, arimo abahugurira ababwira ngo ntimukiganyire
mutekereza ibyo muzarya n'ibyo muzambara. Ntimukibaze iby'ejo, si ibyanyu kumenya. Ntimukajye mwibaza ku byo muzarya n'ibyo muzambara. Arababwira ngo umuntu wiganyira ntashobora kwiyunguraho umukono n'umwe. Mu yandi magambo, nta nyungu nta n'igisubizo kijya kibaho kwiganyira. Reka nsubiremo. Iyo umuntu ari mu maganya aba ari kure y'Imana, ariko iyo umuntu ari mu byiringiro, mu kwizera, haleluya, aba ari bugufi bw'Imana. Kubera iki? Satani kenshi akorera mu maganya, ariko Imana yacu twizeye ikorera mu byiringiro no mu kwizera, ikorera mu byiringiro dufite bya none n'iby'igihe kizaza. Imana ishimwe. Reka asubiremo. Satani kenshi akorera mu maganya, ariko Imana yacu ikorera mu byiringiro, mu kwizera. Imana iduhana umugisha. Hanyuma arabwira ngo ntimukiganyire mwibaza ibyo muzarya n'ibyo muzambara, ibyo mubyirengagize, ahubwo nimwiringire Kristo, nimwiringire Uwiteka. Yarabwira ngo nimunyiringire, mwiringire n'uwantumye, mwiringire Data, niwe wenyine ushoboye. Imana ishimwe. Aravuga ngo uwiganyira ntaho byamugeza, nta n'icyo byamumarira. Imana itugire neza. Agera ku rwego ababwira ngo niba Imana yambika uburabyo ikabwambika kandi butagura imyenda, budahinga, butabiba, arababwira ngo kandi niba Imana yacu ibasha kugaburira ibiguruka, inyoni n'ibikona, ikagaburira inyamaswa zo mu ishyamba ikazigaburira, ni gute itazagaburira intoya zitakira ku manywa na nijoro? Haleluya. Ndafashijwe. Imana ihimbazwe. Nejejwe nuko Imana Data yishyizeho gahunda yo kugira ngo ijye imenya uwera, ijye imenya umukiranutsi, ijye imenya uwubaha Imana, ibyo akeneye mu buzima bwa buri munsi. Burya Imana ikumenyera ibyo utazi, burya Imana ikurebera aho utareba, burya Imana yiyemeje ko izajya ikumenyera iby'umumaro, iby'agaciro, ibyo utari ufite. Kristo burya ajya abimenya, ajya amenya uko agomba kukugenza, akamenya inzira agomba gucamo akugeraho. Imana iduhana umugisha. Aravuga ngo kandi mu bantu bose bambaye, mubona duhirimbana abantu benshi, tugura imyenda ihenze, twambara amabubu, tukambara amakositimu, tukambara inkweto, tuba dushaka kugira ngo umuntu aberwe, ase neza mu bandi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Salomo ari mu bantu bambaye neza ku rwego rukomeye. Ariko nubwo yambaye neza kuri iyi si, nawe ntiyigeze ageza ku rwego uburabyo bwambara nkawe, kuko Salomo yahise aba nimero ya kabiri, ariko nimero ya mbere yabaye uburabyo. Niko Yesu yababwiye. Aravuga ngo uburabyo busa neza kurusha Salomo, ariko Salomo yambaye iby'igiciro, yambara iby'amazahabu, atura mu nzu za zahabu, arira kuri za zahabu, aryama kuri zahabu, yarambaye aririmbisha ku rwego rukomeye. Ariko arababwira ngo, Kristo arababwira ngo nyabuneka nubwo yambaye uburabyo bwabyo, ntabwo ubwabyo bwagiye burusha Salomo kwambara neza. Imana itugire neza. Aravuga ngo kandi none mbabaze, nagira ngo mbabaze, murumva igifite agaciro niki? Arababwira ngo rero tugeze hasi aho twasomye, arababwira ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Icyambere nagira ngo mbasabe, mbibutse, mubanze ubwami bw'Imana imbere. Mu byo mukora mubanze ubwami bw'Imana imbere. Mu byo muvuga mubanze ubwami bw'Imana imbere. Mu kazi kawe banze ubwami bw'Imana imbere. Aho ukorera, mu mashuri banze ubwami bw'Imana imbere. Mu rushako rwawe banze ubwami bw'Imana imbere. Mu bana bawe banze ubwami bw'Imana imbere. Ku mutware wawe banze ubwami bw'Imana imbere. Dufite ikibazo ko muri iyi minsi abantu tugenda ducurikiranya ibintu, tukafata ibyakabanjije tukabigira ibiheruka, tugafata ibyagaherutse tukabigira ibibanzo. Ariko munyumve neza, ndagira ngo ngusabe nkwingingire mu mwami wacu Yesu Kristo, ubanze ubwami bw'Imana imbere. Kuko nubanze ubwami bw'Imana imbere, n'ibindi bizaza nyuma, bizaza bikurikiye ubwami bw'Imana. Kuko hari ubwami haba hari byose. Imana ishimwe. Reka nsubiremo, ahari ubwami haba hari byose. Rero turasabwa kubanza ubwami bw'Imana imbere. Muri korari, mu bakora umurimo w'Imana, mu babwiriza butumwa bagenzi banyu, mubanze ubwami bw'Imana imbere. Mu bafungura amatorero, mu bashinga amatorero, mu bafite inshingano za gishumba, nimushyire ubwami bw'Imana imbere. Nibwo Imana izabana namwe, nibwo Imana izabashyigikira, nibwo Imana izaba mu ruhande rwanyu, nibwo Imana muzayibona ikora ibashyigikiye, nibwo Imana muzabona ikomeje kubakoresha ibyo mutigeze mukora. Ariko igihe cyose uzabanza ibintu imbere, ntabwo uzabona
ubwami bw'Imana. Igihe cyose uzabanza izindi nyungu imbere ntabwo uzabona ubwami bw'Imana. Ariko nagira ngo ngusabe banza ubwami bw'Imana imbere. Mwibuke intego yacu iravuga ngo kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba, kora iby'Imana igukeneyeho, nawe yiteguye kuzuza no kubahiriza ibyo igukeneyeho. Imana ishimwe, Imana iduhana umugisha, Imana ihimbara. Kora iby'Imana igusaba, nawe yije gukora ibyo yisaba. Kora iby'Imana igushakaho, ije gusubiza ibyifuzo by'umutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Bavandimwe bene data, Luka we yabigarutseho 12:22 cyangwa se gusoma icyo gice cyose. Aravuga ngo agera ku rwego avuga ngo none mbabazi, nagira ngo mbabazi, ari umubiri, ubugingo ntiburuta imyambaro, ubugingo ntiburuta ibintu byose. Arababwira ngo none se umubiri we nturuta imyambaro? Ubundi ducurikiranya ibintu, nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Ariko mureke tuvangure, ducayure, hanyuma Imana nayo ije kutwitaho. Imana ihabwe icyubahiro. Mureke tuve mu bigaba tujye mu bishimwa n'Imana. Imana nayo ije kuzuza inshingano zayo kuri twebwe. Kandi arababwira ngo ubugingo buraruta ibyo kurya, kandi uko niko kuri. Aravuga ngo kandi umubiri uraruta imyambaro. Uzi ko dufite ingorane ko hari igihe abantu usanga bafata imyambaro bakayirutisha umubiri, bagaha imyambaro agaciro kuruta umubiri. Ariko igifite agaciro ni umubiri. Imana itugire neza. Hari igihe ubona umuntu ukabona imyambaro imeze nk'aho ariyo yambaye umuntu, nyamara ariwe wakagombye kuba yambaye imyambaro. Kubera iyihe mpamvu? Niwe waguze imyambaro, ayigura amafaranga ye, ayigura ye, kandi ajya ku isoko ntawe umutegetse, ntawe. Ariko ugasanga yahaye agaciro imyambaro kuruta umubiri. Ugasanga imyambaro yambaye umuntu, ariko igifite agaciro nuko umubiri ariwe wambara imyambaro, kuko umubiri ufite agaciro kuruta imyambaro. Umubiri ntabwo ugurwa, ariko imyambaro iragurwa. Ntabwo ngo agaciro rero ni ukubanza ubwami bw'Imana imbere. Imana iduhana umugisha, Imana ishimwe. Bene data bavandimwe, mbibutse ko kuki birivuze ngo ahubwo mubanze ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ubwami bw'Imana, icyambere mbibutse ko ubwami busanzwe bwo mu isi, ahantu umwami agomba kuba ari, hagomba kuba hateguwe, hakozwe isuku, inzira yaharuwe, ahazanyura, ahazavugira ijambo, agace azaba arimo karimo umutekano uhagije. Uko niko bimeze, ntacyo yabihinduraho. Niko sisiteme y'isi, nibwo buryo bw'isi yubatsemo. Hanyuma munyumve neza, niko bidusaba natwe ku bantu bubaha Imana basenga. Biragusaba kutegura inzira. Tegura inzira Kristo aje kunyura mu mutima wawe. Tegura inzira muri wowe mu mutima wawe Kristo ahaje kuvuganira nawe. Haleluya! Imana ihirifo ihimbazwe. Tegura inzira mu mutima wawe Kristo aje kuvugana nawe ijambo rishya. Tegura inzira mu mutima wawe aje kugira nawe isezerano rishya utigeze umenya, cyangwa se utigeze ubona, utigeze wumva. Tegura inzira mu mutima wawe Kristo abona ahavugira. Tegura inzira mu mutima wawe Kristo abona ahakorera. Tegura inzira mu mutima wawe Kristo abona ahatura. Mushakira ubuturo mu mutima wawe, kuko yiteguye kubana nawe. Haleluya! Imana ihimbazwe. Yiteguye kubana nawe. Tegura inzira mu mutima wawe Kristo azature muri wowe, akorere muri wowe. Imana iduhana umugisha. Tegura. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma kandi munyumve neza, buriya reka mbabwire, hari ibintu byagiye binyigisha muri iyi si cyane bitandukanye. Nagiye mbona umusinzi, nkabona umusinzi yanyweye inzoga, akanywa iza yose agasinda, ariko yageze ku basirikare ziramubwira ngo tuza, tugeze ku bashinzwe umutekano. Nta n'umuntu ujya usinda yerekeza ibwami. Oya, ni nanone nta musazi nabonye urasara ngo asarerekeza ku murenge, kuri polisi, ku basirikare, cyangwa ku kigo runaka, cyangwa aserekeza ibwami. Kuko ibisazi bigera ku rwego bimubwira ngo hariya ho ntibahasarira. Reka nsubiremo, ibisazi biramubwira ngo hariya ho ntibahasarira. Kubera iki? Nejejwe n'Imana ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ari muri we, Kristo nawe akaba muri we, hari ibintu bitajya bimumenyera. Haleluya! Hari ibintu bitamenyera bera, hari ibintu bitamenyera abakiranutsi, hari ibintu bitamenyera abubaha Imana, hari ibintu bitajya bimenyera abasenga by'ukuri, hari ibintu bitajya bimenyera abavuga Imana neza, hari ibintu bitajya bimenyera abakorera Imana neza. Icya kabiri kandi, umuntu wese wubaha Imana,
hari ibimugeraho bigata byibwiriza bikagenda. Reka asubiremo, hari ibimugeraho bikibwiriza ko uwo muntu ari ntakorwaho, ari ntavogerwa, ntawe upfa kumumenyera, ntawe upfa kumukoraho ibyo yishakiye. Kubera iki? ari mu budahangarwa bw'ijuru, kuko afite ubwami bw'Imana mu mutima we. Icyambere, iyo ufite ubwami, ntabwo ubwami bubana bwonyine, na nyir'ubwami araza mukabana. Haleluya! Na nyir'ubwami araza mukagendana, mugakorana. Mu yandi magambo aravuze ngo nzaba Imana yabo, nzagendera muri bo, nzakorera muri bo, nzavugira muri bo. Dushimiye Imana yatwemereye kuba inzira n'umuyoboro wayo. Imana ihimbazwe. Nzagendera muri bo, nzakorera muri bo, nzabana nabo, nzabakoresha iby'ubutwari, nzakora n'imirimo ikomeye nabo. Nuko Imana yatwemereye ko nitubanza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, Kristo azaza ture muri twe, azavugira muri twe, azakorera muri twe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bavandimwe bene data, kandi mbibutse irindi jambo rikomeye kuri ubu bwami bw'Imana. Iyo umuntu abufite, araryama agasinzira, aba ari kumwe n'umutekano w'ijuru, kuko nyir'ubwami araza akarinda ubwami buri mu mutima wawe, araza akarinda ikibitsanyo kiri muri wowe. Imana ishimwe. Banza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose uzabyongererwa. Banza ubwami bw'Imana no gukora ibyo ishaka. Imana ije kubana nawe bundi bushya. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Kandi mbibutse neza, iyo umuntu, nagira ngo mbibutse irindi jambo rikomeye umwuka anyunguye. Reka mbabwire, mwari muzi ko ibyo kurya ntibizana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha kurya. Imyambaro ntabwo izana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha kwambara. Ntabwo akazi kazana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha akazi. Ntabwo gushaka bizana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha gushaka neza. Ntabwo abana bazana ubwami, ariko utunze ubwami bwaguhesha abana. Imana ihimbazwe. Haleluya! Imana ishimwe. Ntabwo ibintu bizana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha ibintu. Banza ubwami bw'Imana, niyo password, niyo murongo wa mbere usabwa, niyo ntego ya mbere usabwa. Banza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, urebe ko ibintu utazabyongererwa. Rero ufite ubwami bwaguhesha promosiyo mu kazi, ariko promosiyo ntiyazana ubwami. Ntabwo gutunga ibintu byinshi, gutunga imodoka ntibizana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha gutunga imodoka. Ntabwo gucuruza bizana ubwami, ariko ufite ubwami bwaguhesha gucuruza. Mbese tunga ubwami bubitsemo isoko y'ibyo utigeze ubona. Tunga ubwami bubitsemo inyungu z'ibyo utigeze ubona, inyungu utaboneye mu miryango. Haleluya! Imana ishimwe. Inyungu utaboneye mu miryango, iyo utaboneye mu nshuti, izi nyungu utaboneye mu bavandimwe, inyungu utaboneye mu bo mwasenganye, inyungu utaboneye mu bo mwagendanye, inyungu utaboneye mu bo mwakoranye, inyungu utaboneye mu bo mwiganye, inyungu utaboneye mu bo mukorana mu kazi, nagira nkubwira ngo zibitse muri Kristo Yesu, zibitse mu bwami. Nubona ubwami uzazibona inyungu utigeze ubona. Imana iduhana umugisha, kandi Imana ishimwe. Yashyizeho ijambo rya kabiri ryanejeje. Yavuze ngo unashyiraho gukiranuka. Ntabwo gutunga ubwami gusa bihagije, unashyiraho gukiranuka. Uko umuntu ashobora gutunga ubwami ariko akaba umunyedini, kuko ntabwo akiranuka. Ariko indi password cyangwa se irindi jambo batwongereho, cyangwa se irindi jambo biritubwiye, iravuga ngo wongereho no gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni ukuba ukiranye n'ibyaha, wamara gukirana nabyo, warangiza ukabinesha, ugakirana n'ibyaha. Bituruka ku ijambo ryitwa gukirana. Iyo umuntu yakiranye n'ibyo duhura nabyo, agakirana n'ibyaha, nibwo aba abaye umukiranutsi w'Imana. Imana itugire neza, kandi Imana iduhana umugisha. Rero muvandimwe, banza ubwami no gukiranuka, nibwo ibindi byose uzabyongererwa. Imana iduhana umugisha. Luka yavuze ngo 12 uze gusoma icyo gice, cyangwa se kugeza kuri 22. Yavuze ngo ibyo mushaka n'abapagani bo mu isi barabishaka. Abapagani bakeneye kugura imodoka nkuko nawe uyikeneye. Muvandimwe, ibyo ukeneye n'ab'isi barabishaka. Ntuzibwire ko ari wenyine ubikeneye. Ibyo wifuza n'ab'isi, cyangwa abo twita abapagani, cyangwa abatubaha Imana, barabikeneye. Ibyo ushaka kugeraho n'abantu mbese bakora ibyaha batubaha Uwiteka, batanezeza Umwami Imana, nabo barabikeneye. Ariko nyumva neza, umuhanga we yaravuze ngo imishinga ikomeye myinshi iba ku irimbi. Buriya ku irimbi habayo abantu bapfanye imishinga ikomeye myinshi cyane yo kugira ngo bazagira. Umuhanga niko yavuze ngo imishinga myinshi iba ku irimbi. Imishinga myinshi, ushaka kugera ku bintu byinshi bihambaye, uwo yapfirinze apfa kibifite, ariko umva inyungu n'umumaro wo gutunga ubwami bw'Imana.
bw'Imana. Imana ihimbazwe, ndumva nezerewe umutima wanjye kubwira ijambo Imana iduhaye. Luka we yanditse muri Luka 12 Bibiliya yatubwiye ngo Yesu we yaranababwiye ngo nyabuneka reka mbabwire, so wahiherereye, yavugaga Imana data yamutumye, aravuga ngo so wahiherereye azi ko ibyo namwe mubikeneye, nubwo abapagani babishaka ariko azi ko namwe mubikeneye. Umva ijambo rinejeje, nejejwe n'Imana ko Yesu azi ikibanza n'igiheruka kuri wowe. Reka nsubiremo, Yesu azi ikihutirwa kuri wowe, azi icy'umumaro kuri wowe, azi icyo ukeneye kuri wowe, kuko akumenyera ibigukwiriye, akamenya ibyakunezeza, akamenya ibitakugiraho ingaruka, akamenya ibitakwangiza, kuko azi iby'umumaro kandi byihutirwa, azi ibyiza. Niyo mpamvu hari ibyo usaba akabikwima, akaguhereza ibindi akakuvunjira, kuko azi iby'umumaro, azi ibyihutirwa, azi iby'agaciro kuri wowe. Ubu hari ibyo wasaba bikakugira nabi, bikakwangiza, ariko we iyo aguhaye ibyo aguhaye ntabwo bikwangiza, ntabwo bikugira nabi, ntabwo biguhemukira, ntabwo bikujyana habi, ntabwo bikuyobya. Aguha iby'umumaro biramba kandi bitazata agaciro. Reka nkubwire, ibyo abantu bita agaciro, ariko ibya Yesu ntabwo bijya bita agaciro. Imana ishimwe. Biravuze ngo banza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Muvandimwe, intego Imana yampaye kubaha abatuye isi, abari hirya no hino, dore iravuga ngo kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba, kora iby'Imana igukeneyeho nayo ije gukora ibyo uyikeneyeho, kora iby'Imana ikwifuzaho ije gukora ibyo yifuza, ije kuzuza ibyifuzo byawe n'ibyo uyikeneyeho. Imana iduhana umugisha, Imana ishimwe. Hanyuma biravuze ngo nibwo ibyo byose umaze kugira ubwami ukabutunga, kabiri kandi warangiza kugira ubwami ugashyira no gukiranuka, nibwo ibyo byose uzabyongerwa. Mu yandi magambo bavandimwe, ibyo tubona ni inyongezo zo muri iyi si, iyi migisha yo mu isi ni inyongezo zo mu isi, ni inyongera. Muvandimwe mwene data, ikibazo dufite muri iyi minsi nuko abantu dufata ibibanzwa tukabigira ibiheruka, tugafata ibiheruka tukabigira ibibanza, turabicurikiranya. Ariko Bibiliya, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana riraduhuguye, riratubwiye ngo kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba. Banza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, Imana itugire neza. Banza ubwami bw'Imana unashyira imbere gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose uzabyongererwa. Kora iby'Imana ikwifuzaho ije kuzuza ibyo yifuzaho, kora iby'Imana igukeneyeho ije gukora ibyo uyikeneyeho. Wishaka kuyisaba kandi utubahiriza ibyo igukeneyeho. Ingorane dufite nuko abantu tusenga, tujya mu nsengero, mu butayu, mu mashyamba, hirya no hino, ugashaka Imana ariko wowe utabanje kugira ngo wubahirize ibyo igusaba, ugashaka kugira ngo Imana igire ibyo ikora nyamara udakoze ibyo nawe ishaka gukora. Ikibazo dufite ni uko ushaka kugira ngo Imana igutabare kandi ufite n'ibyaha, urashaka kugira ngo Imana ikuvugeho kandi ufite ibyaha. Bavandimwe, nagira ngo mbasabe, kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba, wize imbere yayo ugamije kugira ngo Imana igukorere ibyiza kandi wowe inshingano zawe utazubahiriza. Imana itugire neza kandi kwambika imbaraga, Imana ikwagure ikugire neza. Kora iby'Imana igusaba ubone wayisaba, kora ibyikwifuzaho ubone nayo iraje ikora ibyo uyifuza, ibyifuzo byawe iraje bisubize. Imana itugire neza. Ibi byaha byose wakora kandi witwa ngo uri mu nzu y'Imana, byaba mariye iki? Tunga ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo uzabona inyungu z'ibindi utigeze ubona. Imana itugire neza kandi Imana iduhana umugisha. Ntuze kwibagirwa gukora subscribe, share na like na comment, hanyuma kugira ngo turusheho gusangira ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa inyigisho zitandukanye, ariko zose zigaruka kuvuga ku Mana, zivuga ku bwami bw'Imana. Imana iguha umugisha. Reka dusenge, Imana itugire neza, irusheho kubana natwe. Mana, tugushimiye ko duhuguye, tubwiye ngo tubanze ubwami no gukiranuka, dukora ibyo udusaba, nawe ugiye gukora ibyo tugusaba. Tubanze ibibanzwa, twe guherutse ibiheruka ngo tubivangavange, ahubwo dukora ibyo udusaba, nawe uje gukora ibyo tugusaba. Tubahiriza inshingano zacu, nawe uje kubahiriza izawe kuri twebwe. Dushyira mu bikorwa ibyo dukeneyeho, nawe uje gushyira mu bikorwa ibyo dukeneyeho. Urakoze kutwumvisha, wumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.